Aya Rasta abenshi muzi nka Rush ubu yasinye muri label ikomeye cyane y'umuraperi uruta abandi bose mu isi Jay-Z. Iyo nta yindi ni Roc Nation. Inkuru yacicikanye mu bitangazamakuru hafi ya byose mu isi ni ukubona umuhanzikazi w'umunyafurika ukiri muto ahabwa amahirwe atangaje n'iki cyamamare gikomeye cyane mu njyana hip hop ndetse kibitseho n'umufungo mwinshi Jay-Z. Gusa aya masezerano harimo imbogamizi nyinshi, nicyo cyatumye abantu benshi bagenda babigarukaho. Harimo ukutigenga guhambaye, abenshi babifashe nk'ubukoroni. Mbere y'uko twinjira mu masezerano ajyanye n'uko Aya Rasta azakorana na Jay-Z, making sure ko wakanze subscribe kuri Hot World Entertainment. Aya Rasta yasinye imyaka 5 muri Roc Nation. Aha ni kontra nziza cyane, gusa harimo byinshi yagiye abuzwa. Ntabwo azigiragira boyfriend muri iyo myaka yose azaba akiri muri Roc Nation. Ntabwo yemerewe gutwita. Igihe cyose azagira boyfriend cyangwa se agatwita, nta kindi kizaba usibye kumwereka umuryango umugarura muri Nigeria. Ikindi kandi ntabwo yemerewe kugaragaza poste ziri romantic, poste ari kumwe n'abasheri cyangwa se z'inkundo zidasanzwe. Ibi nabyo yagiye abibuzwa cyane, nabyo bituma abantu benshi babigarukaho kubona umuhanzi umustari atagaragara ari romance. Ibi nabyo oya, no boyfriend, no pregnancy, no public romantic post. Ibi namara kubyubahiriza, iyi studio yafashe gahunda yo gukora ibi bikurikira. Izajya imushakira uba azakurana indirimbo, uwo ari we wese ku isi nibo bazabimuhitiramo. Bazamuhitiramo ibyo akwiye kwambara, ndetse bazamuhitiramo amafoto akwiye gupostinga, poste muri rusange azaje publishinga ku mbuga ze zose. Ikindi nicyo kuvuga nibo bazagihitamo, n'indirimbo azaririmba nibo bazazandika. Nubwo byiswe amasezerano y'agahato, amasezerano y'ubukoroni, ku ruhande rw'umuhanzi ni igitangaza, ndetse no ku ruhande rwa Afurika ni intera ndende kubona umuziki wa Afurika ukomeje kwegera imbere ku rwego rutangaje ndetse rwatunguye benshi. Bamwe bati Nigeria ikomeje kuyobora isi mu ntera ndende. Hari uwahisemo avuga ati Martin Luther King yigeze guhanura ko umwirabura igihe kizagira nawe agateka ikisi. Byaje kuba ubwo Barack Obama yabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwirabura afata inkoni ubundi yiyoborera intama ze zose z'isi yose. Reka turebe Aya Rasta urwego agiye kujyaho, niba agiye kumanika idarapo rya Nigeria ku isi hose, nk'uko twagiye tubona abandi bahanzikazi b'Abanyamerika gusa bafashe ubwenegihugu bwa Amerika nka Rihanna, ba Beyonce, Ciara n'abandi baturuka mu bihugu bitari USA. Amahirwe masa kuri Aya Rasta. Ciao ciao. Aha ni kuri Hot World Entertainment. Njye ndi Dempa 250.